Niko zisha amatwi ninde wakoroze. Ahubwo njye sindi no gusobanukirwa ahubwo. Umuntu w'umugabo ukabyuka mu gicuku ukajya mu isafuriya koko n'amatwi aresha gutyo. Saa sita z'ijoro noneho Wagiye ugabanya inda. Kwagira ngo ibyo ugiye byose bijya mu matwi. None se mese hashize amezi angaho udatanga amafaranga y'inzu. Burasa si nk'amezi nk'atanu cyangwa ataratura. Bavuze ko ari umwaka se. None se udufatanyije gukodesha inzura Kimbarize. None nyuma y'uko utishinze wazanye n'indayi. Nyine mfite akabazo tekinike. Nuko nawe ubuzanye umutekinisiye. Yego nyine. uko byatangiye. Ariko njye hari ibintu ndambiwe pe kurusha njye wakurambiwe se. Tarambirwa ugiye gufata imfashanyo watuje ukumva ibyo nkubwira. Ako mwagiye mureka gushonza siko wajya ngo muravuka. Kujya mvugana na Messi nabireka. Ariko singira ngo ngiye kubona yemeye kubona nawe muri gato ikibazo nicuza. We ni ikihe kibazo uba ufite? Cyahise kana amatiku kaba gashaka kuza. Nawe se wembajije. None se uragira ngo mvuge nabi nceceke? Ceceka. Ngo nceceke? Ahubwo ziba. Cwe. Natakomeza. Data wumve cyajya wajyaga gusura umukecuru wawe mu cyaro. Uretse gato uriya si umukecuru ni nyoko. Uriya ni mama. Igihe wajyaga gusura mama. Uziko Messi yazanye indaya muri gato. Imana y'u Rwanda. Urana umukobwa w'inshuti yanjye turigana. None se ko wavuye mu ishuri 2025 wazanye umukobwa mwigana gute? Nako twariganye. Wavuze ko ari indaya wari waguze se. None se mese hashize amezi angaho udatanga amafaranga y'inzu. Burasa si nk'amezi nk'atanu cyangwa ataratura. Bavuze ko ari umwaka se. None se udufatanyije gukodesha inzura Kimbarize. None nyuma y'uko utishinze wazanye n'indayi. Nyine mfite akabazo tekinike. Nuko nawe ubuzanye umutekinisiye. Yego nyine. Nyasha. Ubuso wagusohora mu nzura. None se wagusohora muri ghetto yacu. Wakabona ko kavuga wanjye ngo ni shyashya. Maze uhora unyumvire. Tuza wanyanja we natangiye big man ndarambiwe. Urambiwe iki se kandi? Kubera inda y'amatwi. Uvuze ngo n'indirimbo ya papa cyangwa wowe kunsubishamo uri kubona ni soniteke. Reka tubigarukeho. Niko zisha amatwi ninde wakoroze. Ahubwo njye sindi no gusobanukirwa ahubwo. Umuntu w'umugabo ukabyuka mu gicuku ukajya mu isafuriya koko n'amatwi aresha gutyo. Saa sita z'ijoro noneho wagiye ugabanya inda. Kwagira ngo ibyo ugiye byose bijya mu matwi. Ko nta kindi kintu yenda yawe iza gufasha usibye kuguteranya n'inshuti. Ngaho reba ntushaka umugore. Yaraje ibiryo by'umwana. Naho ukabyuka ukabirya. Oya pe ibyo nje birandambiye. Njye mutinye umuntu ubyuka saa sita z'ijoro akarya ubugari bwahoze. Aho ngaho we imagine abonye imvange. N'amasafuriya itetsemo yahita yarya. Iyo ni inda cyangwa barakuroze. Ibi bintu akakanya tugiye kuhita tubifatira umwanzuro. Yego. Kugira ngo rero tube muri ghetto dutuje tugomba kwirukana umuntu umwe. Kandi uwo muntu ni wowe uzana indaya muri ghetto yacu. Ariko wihangane rero natwe dufite.